siporo yacu ikipe y'abanyarwanda turi abakunzi bayo mu bibi no mu byiza ngo ayimama ndaraye ayimama ndaraye ayimama ndaraye dore abayobozi bacu abafana bawe bose. Big win, big win, big win, big win, big win, massive one. Bombe, bombe, oleo, oreo, isaro ry'Inyanza, isaro ry'Inyanza. Full time Rayon Sport kimwe ku busa. Rayon Sport n'amanota 9. Imikino ine yikurikirana Rayon Sport idatsinzwe igitego na kimwe. Ndetse Rayon Sport imikino idatsindwa. Oleo, reka tubanze turirimba kakaririmbo mbere yuko twinjira muri iki kiganiro. Ku mwana utazi koga murera we, yewe murera. Uruzi ruramutwaye murera we, yewe murera. Oleo, ndashaka mwanze muzamura imitima yanyu muvuga ati Rayon Sport, gikundiro, isaro ry'Inyanza. Ibintu ntago bibaho. Rayon Sport igiye mu mikino ya kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Oleo. Ikipe y'Inyanza urukundo rwayo rwarazengurutse rwavuye Butare rurazamuka rugera Inyanza rurakomeza rukubita za Huye rurakomeza rugera Ruhango rurazamuka rugera Kigali rurakomeza rugera mu diaspora. Abazungu bajya bagera mu Rwanda bakumva Rayon Sport niyo yonyine kipe ibaho, niyo kipe bagomba gukunda, niyo kipe barazwe. Umuntu wese zakubwira ngo yaba umunyarwanda, yaba umukongomani, yaba umurundi, umuntu wese umenya ikipe ya mbere mu Rwanda amenya Rayon Sport gikundiro, isaro ry'Inyanza kabisa. Ubundi kugira ngo ubanze umenye ukuntu Rayon Sport ikomeye, iyo Rayon yatsinze isi yose irishima. Iyo Rayon yatsinze mu muhanda urabibona, abamotari barabyerekana, abanyonzi barabyerekana, abashoferi barabyerekana, abasinzi barabyerekana, mu bukwe barabyerekana bavuga ati Rayon Sport ubundi ni ikipe y'Imana. Nta yindi kipe mu buzima nigeze mbona ikundwa nk'uko Rayon Sport ikundwa. Twumva za Arsenal mu Bwongereza, tukumva za Liverpool, tukumva za Chelsea cyangwa za Manchester United, ariko ujye ugera ku ikipe y'Inyanza, isaro ry'Inyanza, ujye umanika amaboko uvuga ati ikipe ntagibaho, ikipe ntagibaho. Noneho Rayon Sport bikaba akarusho iyo Rayon Sport iri mu bihe byiza, iri mu bihe byayo, vangu iri mu bihe byayo. Rayon Sport iri mu bihe byayo, iri gutsinda, stade ishobora kuzura cyangwa se bakazana Pele Stadium kuzura, bakazana Amahoro Stadium kuzura. Ikintu kiba gishoboka cyonyine kugira ngo abafana ba Rayon Sport ubona hano bashyira cyetse bakusanyirije muri stade ebyiri, bamwe bagahagarara kuri Pele Stadium abandi bagahagarara ku Mahoro. Ubundi matches zikajya zibera habiri, bazi kubise zikubera ahantu habiri kabisa. Rayon Sport iri gukina abantu bose baratuza bagategereza bakareba uko match iza kurangira, ariko Rayon Sport yitsinzwe imitima y'abantu irashavura, mwarabibonye. Abari hanze barandika, abari mu Rwanda bo ntago baba bakigenda, bitahira uwabareye murabizi. Ariko Rayon Sport yatsinze ibyishimo mu Banyarwanda. Beneri sohora amafaranga avuga ati reka turekure amafaranga, Rayon Sport yatsinze, abantu bagende banywe bishime, bagurira imiryango yabo ibyo cyo kurya, bayigurira akaboga batagaherukaga. Ubu Rayon Sport yatsinze mu rugo aba ari amahoro. Umugore agenda akaryama, umugabo nawe akaryama, akaserebura akishima akavuga ati ibi bintu ntago bisanzwe. Deal done. Rayon Sport muri kimwe cya kabiri kirangiza cya Sekafa Kagame Cup 2026. Tekereza Rayon Sport iki gikombe iramutse ikimanuye ikakigomesha mu Rwanda. Ese urumva koko aba bafana ba Rayon Sport tubonye uyu munsi bamaze imikino idatsindwa, abariyo bamaze imikino idatsindwa. Ubu abafana ba APR no bari gutaha abariyo bari gutaha bemye
bambaye amajezi, bari kuza kuri stade bambaye amajezi bavuga ati ntacyo cyo kwikanga dufite, ikipe yacu iri muri forume, abakinnyi twaguze turabemera, nta muzungu n'umwe twaguze, ariko abakinnyi dufite turabemera, bari gukora ibyo basabwa, umutoza wacu ni umunyarwanda nawe ari gukora ibyo asabwa. Tekereza ikipe ya Rayon Sports niramuka imanuye iki gikombe ikakigumisha mu Rwanda. Tekereza iyi Murera, iyi Gikundiro yacu iramutse iki gikombe koko ikigumisha hano mu Rwanda. Muribuka Arsenal itwara igikombe cya shampiyona, urabyibuka? Arsenal itwara igikombe cya shampiyona ukuntu byagenze, nta kintu mbabwiye, reka dutegereze turebe, ariko icyo mbabwiye cyo shout out kuri Rayon Sports. Rayon Sports irakaze, Rayon Sports irakomeye. Ndashaka kureba umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sports ndetse na APR, uburyo APR izazihagaze. APR izazifite ubwo ubu APR nta kintu na kimwe ifite cyakanga Rayon Sports, ahubwo izaziyikana ivuga ati ese ikipe tugiye guhura nayo ni Rayon Sports twari tuzi cyangwa n'indi Rayon Sports. Rayon Sports ubona ko yahinduye system y'imikinire, yahinduye abakinnyi bamwe na bamwe mu izamu, Gishweka yaragiye muri defense, Konane defense ituje ikontorora umukino. Buriya gufata guhura na Arahiri ukayitsinda igitego kimwe mu gice cya mbere, ukabasha kugidefana igice cya mbere kikarangira igitego kimwe ku busa, ugakomeza igice cya kabiri cyose ukakirangiza ari igitego kimwe ku busa, ni ikigaragaza ko abadefenseri bawe baba bamaze kumenyerana, ndetse n'umuzamu aba yamaze kumenya uko abadefenseri agomba kubatwara. Rayon Sports itweretse umukino mwiza, Rayon Sports itweretse ko ari ikipe ishobora kuzajya mu matsinda ya CAF ikagira icyo yakora imbere y'amakipe akomeye nka za Simba yatsinze Gor Mahia. Abantu bamwe baravuga ati wenda ikipe ya Gor Mahia ishobora kuba ari ikipe yoroshye, ariko mwarabibonye Gor Mahia yatsinze APR FC. APR FC undi tuyizi ko mu Rwanda nta kipe ijya ihabura, ariko noneho iyo ihuye n'amakipe yo hanze biza kuba ingorabahizi, biragorana ko ikipe ya APR FC ishobora gutsinda. Mu Rwanda twagiraga ibibazo byo kuba twabona ikipe ishobora kugenda igatsinda amakipe yo hanze. Ikipe yose yabaga ikomeye mu Rwanda yatsindaga iyo mu Rwanda gusa, nta kipe yashoboraga kubikomeye ngo itsinde iyo hanze. Ibi nibyo bije guca impaka, byerekana ko ikipe ya Rayon Sports ari ikipe ikomeye. Nawe niba uri umukunzi wa Murera, reka dutegereze turebe ko Murera ishobora kwegukana iki gikombe. Ntiwibagirwe gukora subscribe.